Amahoro nshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tubazana inyigisho nziza igira iti wabwirwa n'iki uwo muzabana. Tugiye kuvuga ku gice cya 4 cyangwa part 4, inzira y'abizera. Tugiye kuvuga ku nzira y'abizera, ubukwe, gushyingirwa cyangwa se mariage. Ubukwe, gushyingirwa cyangwa se mariage. Reka dusome Imigani 19 umurongo wa 14. Haravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda amuhabwa n'Uwiteka. Urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda amuhabwa n'Uwiteka. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, ndagushimiye kujya neza kwawe kwinshi, ngushimiye umwanya mwiza uduhaye kuvuga ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo imitima yose, amatwi ajye kumvira ijambo ryawe. Mwami Yesu, umfashe ndetse ufashe na buri wese ugiye kumvira ijambo. Urakoze ko ushobora byose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tugiye kuganira ku nyigisho nziza ivuga iti, cyangwa se ku ntambwe ivuga ngo inzira y'abizera. Ni inzira y'abizera ariko mu rugendo rwo gushaka uwo muzabana. Mu yandi magambo, tugiye kuvuga ku nzira y'abizera iganisha mu gukora ubukwe cyangwa gushyingirwa cyangwa se mariage. Dore ibivugwa na benshi. Benshi baravuga ngo kubaka urugo ni tombora. Abandi bati kubaka urugo si imikino. Abandi bati Imana iraguha ntimugura. Nubwo ibivugwa ari byinshi, ariko burya umugore mwiza aturuka ku Uwiteka Imana. Ikindi, Uwiteka ntabwo yaguha ibizatuma urwara ikirungurira. Umugore mwiza aturuka ku Uwiteka Imana, nk'uko twabisomye mu Migani ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda amuhabwa n'Uwiteka. Igisubizo ni uko umugore mwiza aturuka ku Uwiteka. Murabyumvise, mwe mwese mukeneye abafasha, mukeneye abagore, mukeneye abafasha cyangwa abagore bafite umutima, niko Bibiliya yavuze. Tugiye kuvuga rero ku nzira y'abizera cyangwa se inzira y'abakristo. Abizera bo bigenda gute ngo bemererwe kugira nabo bashake cyangwa se babashe kugera ku rugo rwiza? Bigenda gute? Ese abizera bo bemerewe kunyura muri izi nzira zose twabonye uko ari 7? Abizera bemerewe guca muri izi ntambwe zose uko ari 7 twabonye ziganisha mu kubaka urugo? Igisubizo ngiki. Mu ntambwe 7 twavuze cyangwa twavuze, abizera hari n'ibibareba, gusa si byose, kubera ko inzira yabo bo iratandukanye. Bo bafite indi nzira, kandi ni nayo nzira irambye kurusha inzira zose. Inzira y'abizera ni iyihe? Abizera bo mu kurambagiza, mu gushyingirwa aribwo bukwe, kugera ku rugo, abizera bo bagira inzira imwe gusa. Iyo nzira yabo ni iyihe? Inzira yabo ni ukubaka urugo ushingiye ku makuru ijuru riguhaye. Mu yandi magambo, Imana niyo ikwereka aho ugomba kunyura, ikintu cyose ikakikwereka biciye mu kubana nayo. Hari yaze igaca mu nzozi, hari igihe yakwibwirira ubwawe, yatuma umuhanuzi. Zose ni Imana icamo kugira ngo ibashe kubwira abana bayo. Mu yandi magambo, Imana ikakwereka uwo muzabana, ikakwereka inzira yose uzacamo, uwo muzabana, ubukwe, urugo, ibizagenderwaho,
ibyo muzina byose Imana ikababereka. Iyo niyo nzira y'abizera kandi ni nayo nzira irambye. Uwayinyuze wese ntiyicuza, uwayiciyemo aba mu cyo bita ijuru rito. Uwanyuze muri iyi nzira wese nubwo yaba akennye, araryama agasinzira, ahorana amahoro mu mutima. Abaye umukire, ubukire bwe buramunezeza, akubaha ndetse akabana n'aboroheje ntawe ahutaje. Mwumvise ko iyi nzira umuntu uyirimo ugeze ku iyi nzira wese y'abizera, uyu nibwo niyo yubatse urugo, we yaba akennye agira amahoro mu mutima kandi akanezerwa, kuko ibintu byose ni process. Iyo akize cyangwa akaba umukire, ubukire bwe nabwo buramunezeza kandi bukamutera no kubaha ndetse akabana n'aboroheje, ntabasuzugure, ntabahutaze. Urumva ko make iyi ni inzira irambye. Reka twibaze, wabwirwa n'iki ko amakuru uyahawe nijoro? Iki ni ikibazo gitsinze abantu benshi, ni ikibazo kigonze abantu benshi, ariko uyu munsi muhumure, Imana ishobora byose ifite uko ibisubiza. Imana ifite ibisubizo by'ibibazo byawe, ifite ibisubizo by'ibibazo byanjye, twese Imana idufitiye ibisubizo. Igisubizo cya mbere, iyo Imana ibwiye umuntu wese w'umwizera cyangwa se ibwiye umuntu uwo ari we wese, mu mutima we hari ubuhamya, ibyo yakiriye cyangwa mesaje yakiriye, mu mutima w'Imana itimuha ubuhamya, cyangwa se agira mu mutima we hari ikintu yumva. Iyo umuntu aguhanuriye, ubuhanuzi bukaba ari ubwa nyabwo, mu mutima wawe hari ijwi wumva, kubera ko Imana ihita iguha confirmation, ihita ivuga ngo iryo jwi rukumva ni iryanjye, kuko mu mutima wawe uhita ubyumva. Mesaje yose umwizera yakiriye mu mutima we agomba kumva ubuhamya bwa mesaje agiye kwakira. Niba ubonye mesaje y'Imana mu mutima wawe, ugomba guhita wumva ubuhamya mu mutima wawe, umutima wawe utanga ubuhamya bw'uko icyo kintu koko, cyangwa se ubutumwa buje buvuye ku Mana. Icya kabiri, uwahawe umwuka wera we abona kubera ko afite impano. Uretse ko umwuka wera agira impano 9, cyangwa se hari impano 9 z'umwuka wera. Rero mu mpano 9 z'umwuka wera harimo impano yo kurobanura imyuka, yo kumenya ninde ukuvugishije, ubutumwa guhaye ni ubwande. Mbese umenya ubutumwa, umenya ubutanze, ukamenya naho buturutse. Aba ni abafite impano z'umwuka wera. Rubyiruko, turabinginga kugira ngo musenge, mushake umwuka wera. Imana utanga ku buntu. Ufite umwuka wera wese ntabwo atagangara, kuko amenya neza, aba afite connection yihuse yo kumenya amakuru avuye ku Mana ndetse n'avuye ku mubi yose, ukamenya ati aya ngaya avuye ku mubi. Mbese ubasha gutandukanya ibintu, kuko umwuka wera atandukanya byose. Umwuka wera make amenya byose, nta hamwe ahishwa, nta n'icyo ahishwa. Umwuka wera areba hose, amenya byose. Icya gatatu, utarabona umwuka wera we, ubwo turi kuvuga abakristo, umwuka wera utari yawubona, we hari ibimenyetso ahabwa. Icya kane, abana b'Imana bo bumva ijwi ryayo, ntabwo barishidikanya. Mu yandi magambo, iyo Imana ivuze, abana bayo batabumva ijwi ko rivuye ku Mana, bo bazi ijwi ry'Imana. Abana b'Imana bo ntibashidikanya, abo ni abasenga bakijijwe neza, ni abana b'Imana, abo ni abakristo. Abakristo bo ntabwo iyi nzira bashidikanya, kuko bo bafite uko bumva ijwi ry'Imana. Ni abana bumva ijwi rya se, bo biroroshye kumenya aya makuru. Reka tubahe urugero. Burya hari ikintu kimwe gikomeye cyangwa kiratangaje. Umubyeyi wese aba azi amajwi y'abana be mu mutwe, nubwo yaba asinziriye. Iyo yiciye umwana akumva ari kurira, ahita ati umwana agiye kurira ari kanaka, kubera ko nyine amajwi y'abana barayazi. N'abana baba bazi amajwi y'ababyeyi babo. Iyo umwana papa wavuze, nubwo yaba ari hanze arimo akomanga yinjira atashye avuye mu kazi,
umwana aravuga ati papa aratashye, kuko azi papa we uko avuga, azi uko akomanga urugi, umwana byose arabizi. Yana mama watashye abana barabimenya. Bishatse kuvuga mani magambo, abana bamenya amajwi y'ababyeyi babo. Niyo mpamvu umuntu w'umwizera w'umukristo usenga, iyo ageze mu gihe cyo kubaka urugo, Imana imubwiye cyangwa imuvugishije, we azi ijwi ry'Imana ntabwo arishidikanya. Rubyiruko, turabashishikariza ngo mushake umwuka wera, abavane mu gihirahiro. Umwuka wera umuntu umufite ntabwo ajarajara, aba afite amakuru yose, ntabwo ashidikanya, kuko umwuka wera umufite akuvana mu gihirahiro. Wowe utarawubona uri mu rungabangabo, ariko abamazwe n'umwuka wera bo bavuye mu gihirahiro, bo ntibashidikanya, ibintu byose barabibona neza rwose, ntabwo bizaba gushakisha, kuko umwuka wera abona byose. Umwuka wera ntabwo ahishwa. Ubundi Bibiliya ibivugaho iki? Kubaka urugo, gushaka, Bibiliya ibivugaho iki? Gushyingirwa, kurambagiza, gushyingirwa, mukagera mugeze mu rugo, kubaka urugo, ubundi Bibiliya yo ibivugaho iki? Tugiye kureba ingero za Bibiliya iduha, turareba ku muntu wagendeye ku makuru y'ijuru, akubakira umwana w'urugo, uwo ni Aburahamu. Turebe n'uwiyoboye agashaka ku giti cye, umwami Ahabu. Reka tuvuge urugero rwa mbere. Itangiriro 24, umurongo wa 4, 16, 5:1, 5:7 n'5:8. Tugiye gusoma imirongo yose. Reka duhere ku murongo wa 4. Kandi haravuze ngo, ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu, usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni. Uwo mukobwa yari umunyagikundiro cyinshi, kandi yari umwari, nta mugabo yigeze kuryamana nawe. Aramanuka ajya ku isoko, aravoma, arazamuka. 5:1. Dore Rebeka ari imbere yawe, mujyana abe muka mwene shobuja nk'uko Uwiteka yabivuze. Mwabyumvishije? Mujyane abe mwene shobuja nk'uko Uwiteka yabivuze. Bivuze ngo ibi ngibi Uwiteka yari yabivuze mbere y'uko biba. 5:7. Baramusubiza bati, reka duhamagare umukobwa tumubaze twumve irimuva mu kanwa. 5:8. Bahamagara Rebeka baramubaza bati, urajyana n'uyu mugabo? Arasubiza ati, turajyana. Mu yandi magambo, Rebeka baza kumusaba, yari afite amakuru ko umuntu uje kumusaba koko areba azabana. Nababwiye ngo umuntu usenga, umufite umwuka wera, ntabwo ashidikanya, afite amakuru y'ibigomba kuba byose abifite. Niyo mpamvu mubona Rebeka ahise avuga ngo turajyana, kuko yari azi neza aho ageze, inzira yagezemo yari ayizi, yarayumva neza. Byagenze gute? Aburahamu muramuzi, sekuruza w'abizera, yari afite umwana witwa Isaka, kandi Aburahamu uyu nguyu yari umunyamasengesho. Mu gihe barimo basenga, Imana ibaha amakuru y'uko umuhungu we Isaka ageze igihe cyo kubaka urugo. Aburahamu niko yafashe umugaragu we, amutuma kumusabira umugeni w'umuhungu we, cyangwa se gusabira umuhungu we umugeni, amutuma muri bene wabo. Kubera ko Aburahamu cyangwa se Aburahamu na Isaka bari bafite amakuru y'umugeni uwo ari we, aho azava, ibimenyetso by'uwo ari we. Kubera iki Aburahamu atifuza ko umwana we ashaka mu banyamahanga? Nuko iyo ushatse mu banyamahanga, bituma abana babura aho bafatira umuco w'ababyeyi, kubera ko imico iba ibiri. Reka dusubiremo. Iyo ushatse mu banyamahanga, mu batizera, mudahuje inzira imwe, mudahuje inzira yo kwizera, bituma abana babura aho bafatira umuco w'ababyeyi, kubera ko imico iba ibiri. Mu yandi magambo, ntabwo muba muhuje, ni ukudahuza imyizerere. Kandi imyizerere idahura n'ubundi mugira inzira ebyiri. Aho rero bituma abana banyu muzabyara babura aho bafatira, kuko imico iba ari ibiri, babura aho bafatira. Ariko iyo muhuje inzira cyangwa se muhuje umuco, bituma abana bagira umuco umwe, bakawukuriramo ndetse bakazawusaziramo.
kandi tubibutse yuko mu muco niho Imana irebera abantu, mu gakiza niho Imana ihurira nabo. Reka dusubiremo, mu muco niho Imana irebera abantu, mu gakiza niho Imana ihurira nabo. Reka tuvuge urugero rwa kabiri rw'undi muntu we washatse umugore ariko avuye gushaka mu buryo busanzwe nta makuru afite, make yashatse mu banyamahanga. Uyu ni umwami wa Isiraheli witwaga Ahabu. Dusome Abami ba mbere 16:31. Abami ba mbere 16:31. Haravuze ngo ariyongeranya arongora Yezebeli umukobwa wa Etibari umwami w'Abasidoni, aragenda akorera Bahali arayiramya. Uwo ni umwami wa Ahabu ngo yariyongeranije arongora Yezebeli umukobwa wa Etibari umwami w'Abasidoni, aragenda akorera Bahali arayiramya. Mu yandi magambo, umwami wa Ahabu wa Isiraheli yashatse umugore mu banyamahanga witwa Yezebeli. Yezebeli rero ava iwabo aza muri Isiraheli yazanye amajyambere arimo n'ibigirwamana by'iwabo mu Basidoni. Ageze muri Isiraheli bitewe n'uko yari umugore w'umwami, make yari umwamikazi, agenda ashyira ibigirwamana muri Isiraheli yose, ayoza ibigirwamana. Byagenda Isiraheli itagisenga Imana nzima yo mu ijuru, iva ku Mana isenga ibigirwamana. Bivuye ku mugore witwa Yezebeli w'umunyamahanga umwami wa Isiraheli yashatse cyangwa se yarongoye. Byatumye Isiraheli yose iva ku Mana kubera uyu mugore. Igihugu cyose cyaraguye kiva ku Mana nzima gisenga ibigirwamana. Gusa ikibabaje ni uko uyu mwami Ahabu nawe yaje kugira iherezo ribi kubera umugore we yashatse. Reka tubagire inama, mu gihe cyose ushatse mu banyamahanga, imico izaba ibiri cyangwa se imico ikaba ibiri. Bishatse kuvuga ngo ubundi byakabaye byiza ushatse nk'uwo muhuje kwizera, kugira ngo abana banyu bagire umuco umwe, bagire inzira imwe, kuko nibyo byatuma abana bagira ubuzima bwiza ndetse bakazagira umuco utuma babasha kubaho neza kuko bafite umuco umwe. Bene data, wowe ukijijwe, turakugira inama ngo ushake mu bakijijwe. Ubundi si byiza gushaka mu badakijijwe kandi ukijijwe. Ubundi se tuba twibaza, ubundi aho musengera, aho mubana mu buryo bwanyu bwo gusenga, aho musengana ntabwo wabonamo umukobwa, nta musore wabonamo, bigutera kujya gushaka mu banyamahanga badakijijwe kandi ukijijwe. Bivuze bene magambo, uba wagabanukiye mu buryo bwawe bwo gukizwa cyangwa se uba wanaguye. Ahabu yaraguye koko birangira avuye ku Mana. Umudamu ashatse witwa Yezebeli amuvana ku Mana, birangira Ahabu nawe aguye. Mwirinde, kuko muri babiri byanga bikunda umwe avana undi, umwe ashaka kuvana umwe ku Mana cyangwa se undi akavana undi mu byaha akamuzana ku Mana, ariko ahanini bikunda kurangira bitagenze neza kuko imico iba ari ibiri. Ubundi se mujya gushaka mu banyamahanga mwabuze iki aho muba mwebwe? Mwabuze aho muhuje umuco kugira ngo abana banyu bagire umuco mwiza, bagire umuco umwe ariwo bakomeza? Ubundi mwabuze iki? Muhindure basore, mushake uwo muhuje umuco w'abizera. Ni byiza kurushaho kuko bituma abana banyu bagira umuco umwe kandi bigatuma namwe mugira mu nzira irambye. Ni byiza gushaka uwo muhuje umuco. Umuntu umwe yaravuze ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uri we. Mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uri we. Mwakira ijambo ry'Imana, inyigisho turayishoje.